Uwizeyimana Mariko uzwi nka Kimomo ku itariki 24 z'uku kwezi ubwo amakuru agiye hanze ko yamaze gufata rutima ikirere yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi biza guhamya na video yamaze gusohoka by'umwihariko bukiye bwaho ku itariki 25 ari naho ibintu byose ubundi byanatangiriye ndetse ari naho ibintu byose byahereye. Bijya guhuka noneho ubwo uwo bita Chita Magic yaramaze gusohora ikiganiro ari kumwe na Rocky ari ku kibuga cy'indege by'umwihariko i Kanombe agaragaza yuko agiye kwambuka ndetse kandi agiye hanze, kandi icyo gihe ayo makuru yese ajya hanze ndetse birana n'itangazo rimaze gusohora kuri Rocky Entertainment yuko by'umwihariko channel Yamaze kugira ikibazo. Icyo gihe benshi mwese mutangira kuvuga n'ibitari byo, benshi batangira guhimba ibintu byose. Rero uyu munsi ibintu byose byamaze kuba ibindi. Reka turebe niki cyabaye banzo rino video. Rocky rwose dutewe ishema no kuba wagiye hanze, turanabyubaha rwose. Ni nabyiza nk'umunyarwanda wundi ubashije gutera intambwe yo kujya hanze. We are proud of you kabisa. Ariko se amafaranga y'icyuzi yacu twakobokeye tukayaguhereza tukayishyiramo agasobanuye kuri website yawe, ukwezi kukaba gushize none ugiye udasoje gusobanurira iriya filime Beauty in Black. Rocky wairangije warangiza ukagenda kandi amafaranga arayicyuzi twayakobokeye ukagenda ukayasindira ukingoramo imitsingi none uragiye utanayirangiye. Kuko twayakobokeye wadusubije amafaranga y'icyuzi yacu ukagenda ukajya enjoying, ariko wadusigiye amafaranga y'icyuzi yacu twayishyuye ukwezi, none uku kwezi kugiye gushira Beauty in Black itarangiye kandi ariyo twishyuriye. None wigiriye kuyasindira imitsingi muri Amerika, wagarutse ugadusubiza amafaranga y'icyuzi cyacu warangiza ukigendera. Wibuke katuvuge Rocky simbizi neza ko katuvuge Rocky afite umwana, arashaka ko umwana wazamusanga. Rocky arashaka kurongora. Ibi it's imaginary simbizi. Ntabwo urashaka kuvoyaja, urashaka kwiga. Ntabwo ushobora gukorera amafaranga ukiga, ariko uvuze ko amashuri yo muri United States ntabwo ari amashuri ngo ugenda ngo ni ibihumbi 100 ngo ni 200 cyangwa miliyoni imwe. Kugira ngo wige urangize amashuri yo muri United States ushobora gusanga bitewe n'ibyo ushaka kwiga, ushobora gusanga warishyura ibihumbi 100 by'amadolari mu myaka 3. Ariko iyo ufite impapuro ukaba uza kwiga wishura ibihumbi 20 by'amadolari. So you can see the difference y'umuntu ufite impapuro n'umuntu udafite impapuro. Ibihumbi 20 wiga amashuri yawe arangire, ubundi wishura ibihumbi 100 kugira ngo yiga amashuri. So Rocky na urumva na katuvuge ashaka kwiga, ntabwo yaba agiye kwiga muri United States. Urumva ntabwo ashobora kwiga. Katuvuge ashaka gukora ubukwe, ariko bimwe byo guhobakiza bagufunga aho ngaho ukazajya uba n'umugore akwitegura gufata nabi. So rero ikintu cyambere kigoye muri United States, cyambere ni impapuro zo muri United States, ni impapuro zo muri Amerika. Kuba ushobora kugira ID, ukaba ushobora kubona akazi keza, ukaba ushobora kwivuza ahantu heza, ukaba ushobora kuvoyaja ngo ugende mu kindi gihugu, ibyo bintu byakugora. Ubu ndimo ndigisha buri muntu wese yabonye visa yo muri Amerika arimo aratekereza kugenda kuba muri Amerika. Ushobora kuba y'imyaka 20, ndagusubiriramo, ushobora kuba muri Amerika imyaka 20, 30 utarabona impapuro zawe. So iyo pati ndabiza akakanuro kadawe ibibora karaza kuryo. Iyo pati abo baniga ushobora kuvugana nabo barayikubwiye kozi yo kuri dombe by'ingenzi. Bakubwiye ibintu by'impapuro bigenda gute, impapuro uzibona gute, uzashobora kujya ku ishuri gute, uzashobora kubona akazi keza gute, uzashobora kurongora gute, uzashobora gusubira mu Rwanda iwanyu gute warangije kwideklara nk'impunzi, uzashobora. Ibyo barabikubwiye. Impapuro zo muri Amerika on the average hajyaho igihe kingana iki kugira ngo baziguhe. Rocky n'abanyarwanda mwese bafite viza zo muri Amerika,
reka mbagira inama nimuze muri Canada. Muri Canada mu myaka 2 baba barangije kukubwira ko impapuro baziguha cyangwa bataza kuziguha, ugahitamo kujya ahandi cyangwa ukisubira iwanyu cyangwa ukabaho ubizi ko bazikwiye. Muri Amerika baragubagiza bakagubagiza ukaba yoyobye abantu bavuga ko uri muri Amerika ariko udashobora no kugera. Mumbwiye amafamiye, mumbwize ukuri, abantu banyu bagiye muri Amerika urababona bajya baje nyuma y'igihe kingana iki. Reka ibingibi ngo bapariye umwana ngo umugabo we ngo yapariye umwana. Rokika tuvuga ufite umwana wawe uzamubona iryari cyangwa uzahora kuri ayo matelefoni. Think about it. Tuma nuko mvuga. So za nshuti zawe zisa nk'inshuti zanjye za Edmonton zo ziragukeneye mugende mu kirenga inzoga, ariko ntabwo zakubwiye economic depression recession bro. Aho ngiye mba mbubwiye Rocky reka nkugire inama n'abanyarwanda. No muri Canada nugera muri Amerika umubitire ngiye kuma ndabafata mbwire ati do ari wowe ubizi neza tubigenze gutunda kubwira ati zaga kuri boda imodoka urayifata ukazaga kuri boda ukaza muri Canada my friend. Ntihagire ikigo gikikubesha, ndabizi ni inshuti byawe but ntabwo byakubwiye ibyo ndimo ndakubwira, kandi nishatse kubivuga kugira ngo n'abandi bantu bose bafite impapuro babonye viza zo muri Canada, babonye viza zo muri United States babyumvireho. Hamagara inshuti yawe iri muri Canada izi gupikinge kuri boda, uyidekiragire kuri boda uvuga turi impunzi muri Canada. United States nayo ushaka Canada, ubonye uburyo ubundi USA visa ikikora kubera imipaka ya imipaka ya US ifatanye n'imipaka ya Canada. Iyo ubona visa ya US warangiza ugahita wirukira ku mupaka wa Canada. Umupaka ni nka airport, umupaka ubundi usa na airport. Iyo uri ku mupaka uba umeze nkaho uri kuri airport habaho immigration, umupaka habaho immigration. Wideklarira kuri airport cyangwa ku mupaka. Ndimo ndabigisha kangasubire makakana. Umupaka ni nka airport, habaho immigration office kuri airport nk'uko habaho immigration office ku mupaka. Ni ukuvuga ko icyo wakorera kuri airport cyose uba ushobora kugikorera ku mupaka. So United States USA umupaka wayo ufatanye n'umupaka wa Canada. Niba barakwimye visa cyangwa utarasabye visa ya Canada, wowe icyo ukora uhita wirukira muri USA ukajya ku mupaka. Ibi bihugu biba ngo bikunda human rights, tutari bwumvikane njyewe na Dumba cyo kugira inama umuntu witwa Kimomo ave muri Amerika ajya muri Canada. Njyewe ndatekereza ngo nta nubwo akwiriye kujya ahari hose, akwiriye kuza gutembera akisubira mu Rwanda. Reka mbabwire risa kwanza shaka tukuri Dumba nakunze story ebyiri yatanze mu buryo bwa psychology bw'abana b'abantu. Niba wumvishira story Dumba yaguhaye uburyo yagiye muri za Edmonton, ushobora kwiga ikintu mu buzima bwawe bwo kudafollowing igihari cyaricyo cyose ukajya umebaho uzi kwifatira imyanzuro nawe nanone. So njyewe ntekereza ko Rocky mu Rwanda yarariho neza, yarari kuri standard nziza. Icyo kintu tucyumve neza. Ariko nshatse kubabwira ngo Amerika, Canada, ibihugu si bya buri munyarwanda, hari abantu bari kuri standard nziza baba mu Rwanda badakwiriye kuza kwambara ya majire kujya gutema ibiti nk'abadumba kugira ngo bajye gukora ibintu 3, 5, miliyoni 3 za buri kwezi. Sinibaza ko hari abantu mu Rwanda bakorera ayo mafaranga benshi
kwezi. Yari amayetaje tubona mu Rwanda buri munsi yubakwa n'abana b'abanyarwanda, umunyarwanda wakoreye amafaranga mu Rwanda cyangwa se akajya muri ibi bihugu, akajya nko mu Bushinwa kujya kurangura, akaba afite entrepreneur nyine umushakashatsi umushoramari samuhaye. Icyo nshatse kubabwira ni bakomeje kwibaza ati se Rocky yaba yarahiye, Rocky yaba yabonye ubwenegihugu bwa Amerika? Nicyo nshaka gushyiraho umucyo kuri aka kanya, nicyo nshaka kubabwiraho. Uwitwa Dumba mu minsi ishize aherutse kugaragara ari kugira inama Rocky ngo areke kuza muri Amerika. Gusa uwitwa Muchoma w'umurundi nawe amugira inama amugira ati wowe ugomba kuza muri Amerika, muri Canada, hano hose uje gutembera, apana kuza kubayo, kuko ahantu nta buzima bwiza bari. Ese niye mpamvu abantu bose ari kuza kujya kuba muri Amerika? None hari amafoto yacaracaye ku mbuga nkoranyambaga ari kugaragaza ko Rocky yaba yabonye ubwenegihugu bwa Amerika, yaba asa nkaho yarahiye, afashe ku ibendera rya Amerika ndetse no ku kirango cy'inyuma cya Amerika. Abari kureba amafoto ngira ngo muri kubibona gake gake. Witwa Rocky rero iki hari nuko yagiye ngo kwishakira umugore. Rocky afite sheri we, Rocky afite umukunzi we, yagiye kureba. Gusa nanjye ngiye kuvuga ntago navuga ngo Rocky ave mu Rwanda ajye hanze. Rocky afite ibintu byinshi Imana yamuhaye mu gihugu cy'u Rwanda, yaza agakora mu Rwanda, akaza agashimisha abanyarwanda bakamuha amafaranga. Ariko ntago ari umuntu wo kuvuga ngo agiye kugira ngo agiye kujya muri Amerika, agiye guturayo, abihara nta buzima bwiza buhaba nk'uko badumba koko bivuga. Nta kidasanzwe kiba hari hanze, kuko amafaranga wakinjiza hanze n'ubundi unayasohora mu Rwanda wayinjiza ukanasohora make. Ko hanze uko winjiza menshi no gusohora menshi, niko ibintu bimeze. Rero Rocky abantu ntago bamwanga. Rocky ntago ari uvuga ngo nibi by'ubwenegihugu. Ndibaza ntabwo abonye ko yagiye kwidekarara ngo nk'impunzi, abe wa muntu uje kujya kwidekarara nk'impunzi iturutse mu gihugu cy'u Rwanda ngo bamuhereze ubwenegihugu cyangwa bamuhereze igipapuro gisabwa. Nongeye simbyumva, reka mbumvisha hano amagambo ya Dumba, asige dukomeze nze mbasobanurira iby'aya mafoto.